nshimire cyane korali yacu Imana ibahamugisha. We thank very much our choir. May God bless you. I'm so happy again to come before you to share the word of God. Dongera kunezerwa imugoro kuzano hamwe namwe kugira nsanye ijambo ry'Imana. It's good to see you all here today. Ibyiza kongera kubona hano mwese uyu mugoroba. Thank you for making the effort. Mwakoze kugerageza kugira ngo muboneke. It is a good thing to come and listen to the word of God. Ni ikintu kiza kuza kumva ijambo ry'Imana. The book of Hebrews tells us that our faith comes through hearing the word of God. Igitabo cy'Abaheburayo cyavuga ngo kwizera muturuka kumva ijambo ry'Imana. So today is a good day to build our faith again. Uyu ni umunsi mwiza wo kongera kubaka kwizera kwacu. Let us pray together. Reka twongere dusengane. Thank you, Lord, for this time. Imana wakoze kuduha uyu mwanya. I thank you for everybody in this place. Wakoze Imana ku buri mwese uri hano muri uyu mugoroba. I pray that you will encourage them this evening Reka Imana uzi muri uyu mugoroba to love you more kugira ngo ongere kugukunda. and to even to share about you more to their neighbors and friends. Kugira imbaraga n'umuhate wo kuvuga ibyawe. I pray for this message that we are going to preach, Lord. Imana tongera gusengera ubutumwa tugiye kuvuga muri uyu mugoroba. We will pray that it will be inspired by your Holy Spirit Reka Imana twongeye kwagurwa n'umwuka wera. to encourage us all. Agiwe utwongera kuduha imbaraga. In Jesus' name we Izina pray. rya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It is so good to come into the house of the Lord. Ni umunezero kongera kuza mu nzu y'Imana. I want to share with you a small experience I had 2 weeks ago. Reka mbabwire akantu kamwe kambayeho gato cyane mu byumweru bibiri bishize mu minsi ishize. You know, these days weddings are back and it is something we all celebrate. Weddings are back. Murabizi muri bisa amakuru yarongera aragaruka. Ni ikintu ubu twese turi kwinjoyinga tukuryoherwa nacyo. And I attended one of the weddings for one of our Christians here. Nagiye mu bukwe bumwe mu bakristo bacu hano. I was so happy to be there. Nukuri numvaga nezerewe kuba nongeye kuhaba aho ngaho. I went there with my wife Najyanye na madamu wanjye. and we took our car. Noneho twari imodoka yacu. As we were entering into the parking lot, None igihe twinjiraga muri parikingi. the parking lot was empty. Noneho muri parikingi hari harimo ubusa. We were among the first people to go and park our Twari car. babandi ba mbere. Nitwe twari duparitsemo bwa mbere. So we chose a place and said this is the best place to park. Noneho duhitamo umwanya mwiza tuvuga ngo aha hantu niho heza kuhaparika ni aha ngaha. And then we went into the wedding hall Noneho duhita tujya mu bukwe. and we enjoyed everything. The cake was good, the people were happy, Keke yari iryoshye, abantu bari bafite ibyishimo. and it was good to celebrate family again and to celebrate love again. Noneho byari byongeye kuryoha, kongera kunezezwa no kubona imiryango, kongera kubona abantu bizihiza ibirori by'urukundo. After everything had got finished, of course, we had to go back home. Noneho murumva iyo byose birangiye tuba tugomba gutaha mu rugo. We were thinking about curfew time. Kumvaga turi gutekereza ku igihe baba bagiye gushyiraho umukwabu imodoka zitari bugiye kugenda. You know, at 10 o'clock you have to be home or you go in the Abizi iyo stadium. saa yine z'ijoro zigeze namwe twese turabizi ukuntu biba bimeze. Now, the most interesting part is as soon as we entered into the parking lot, Noneho igitangaje rero tukinjira muri ya parikingi aho twasize imodoka. it was full and completely full. Noneho parikingi yari yuzuye utabona n'akanya na gato kasigaye mu mwanya. When I saw my car where it was, Noneho ndebye imodoka yanjye ahantu yari nayiparitse. I got scared. Ubwo bitabonyije. There was a huge car in front of my car. Hari imodoka nini A huge car in front of mine. iri imbere y'iye nyine. And then there were 2 other small ones behind mine. Noneho n'izindi ntoya zari inyuma y'iyanjye inyuma nyine. Immediately I knew I was not getting out of the parking lot. Shabita mvuga noneho ndasobanukiwe hano ntabwo ndi buhave rwose. I told my wife, you know what? It's better we get a motorbike and just go home. We leave the car. Ndambwira madamu ndabona ibyiza twakwifatira ka moto tukitahira kuko ntabwo iyi modoka iraza kuvamo hano. We don't want to sleep in the stadium. Ntabwo dushaka kuza kurara muri hariya muri stade. We don't want to be in the cold tonight. Ntabwo dushaka kuba mu mbeho ya nijoro. So I told her, let's go. But then she said, Noneho ndabari ko reka tukigendera n'akamoto. Noneho madamu ahita ambwira a motor will cost us 4,000.
moto iradutwara 2,000. Are we ready to spend that money right now? Mu by'ukuri twiteguye nonaha gutanga ibyo 4,000. And then I said, okay, we don't have the money now. N'amafaranga nta dufite koko. And then then she said again, No, if no, we they leave have the it. car here, in the morning we might find tires are gone, the mirrors are gone, everything. Dushobora kuza mu gitondo tugasanga amapine bayatwaye, ibirahure babitwaye. Because there was not enough security in that parking Aho lot. ngaho nta mutekano wari uhagije. And then immediately I realized it's better to be a little patient and wait for people who will come and try to go away and maybe give us space. Umutima wambwiye ngo ibyiza watekerezaho gakeya tugategereza hano abantu bakaza bagatwara imodoka yabo tukabona umwanya wo kuvamo. And then I realized next time I go for a wedding, Mpita ngo ubutaha ninjya mu bukwe I'll park next to the gate so that when it's time to go, I'll just nzagenda barike neza neza ku muryango ahagana inyuma kugira ngo niza ngiye kugenda mpite niciraho mpite ngenda. no one will convince me that go on the other side or go on the other side, this is better. I will go next to the gate. Nta muntu uzongera kuvuga ngo wajya hariya no nzajya mparika impande ya gate neza neza. I will be well prepared. Nzaba niteguye. Today we are talking about getting ready for the coming of our Lord Jesus Christ. Uyu munsi noneho tugiye kuganira ngo kuba witeguye kugaruka kwa Kristo. And we are going to use these passages that we've been read for. Turakoresha n'aya magambo tumaze gusoma mu kanya. At a certain wedding in the Jewish culture, Mu bukwe bumwe hariya mu Bayahudi there was a wedding which there was these 10 bridesmaids who were going for a wedding. bano bantu nyine bari bagiye kujya mu bukwe. The bridesmaids, Bari abakobwa bari bagiye kumwambarira and they were going to receive this bridegroom. kandi bari bagiye kwakira abageni neza. And of course it was in the evening, Noneho birumvikana byari mu mugoroba bwari bwije. so they needed to take lamps so that they can lighten up the place. Noneho bagomba kujyana amatara kugira ngo baze kubona uko bamurika hariya ahantu bari bagiye gukorera. In the book of Matthew, we see that there were 5 who were wise and 5 who were not wise. Mu gitabo twasomye tubona ngo hari harimo 5 b'abanyabwenge harimo n'abandi 5 batari bazi ubwenge. The 5 who were wise, they took their lamps with full oil and also they took extra oil. Abangaba 5 bari bazi ubwenge, Bibiliya irambwira ngo bajyanye amavuta mu matara yabo ariko bajyana n'andi mavuta ku ruhande yo kuza gushyiramo. Other 5 who were foolish did not take extra oil. Abangaba 5 Bibiliya itubwira ngo bari abafu. Bibiliya irambwira ngo nta kindi kintu nta yandi mavuta batwaye ku ruhande. The bridegroom wanted to delay a little so that many people would come to his wedding. Abageni bari ngo batindeho gakeya kugira ngo sare aho bagomba gukorera ubukwe abantu babanze barangije kwinjira. The bridegroom came very late in the night. Irambwira ngo aza yatinze cyane bumaze kwira. At midnight. Irambwira ngo ninjoro. You know, we all get tired of waiting, and also in the night we get sleep. Utegereje barategereje bajya noneho barasinzira. They slept and slept. Barasinzira. Sleeping is not bad. Ntabwo gusinzira ari ikibazo. But how are you sleeping? Ariko ikibazo cyawe ni gute usinzira. Are you sleeping when you're prepared? Ese urasinzira witeguye? Every time you're going to sleep in the night, you say a prayer to the Lord. Buri gihe igiye gusinzira nijoro ubanza gusenga umwami wawe. That is part of preparation. Icyo ni kimwe mu kwitegura. For the bridesmaids, Noneho kuri bano bakobwa bari bambariye umugeni, they had to be prepared with oil bagomba kuba biteguye bafite amavuta so that they continue burning the lamp and it shines. kugira ngo bakomeze gucana amatara bakomeze kumurika. And in verses 1 to 7, we see that there is a warning. Noneho guhera ku murongo wa mbere kujya ku murongo wa 7 mbona ngo harimo ngo It is not a specified time that the bridegroom will come. nta gihe harimo ikintu gitangaje, ntago bari bazi neza, ntago igihe umugeni yari buze, ntago cyari igihe kiri defined kizwi neza. But nevertheless, they had to be prepared. Ariko nubwo bimeze gutyo bagomba kuba biteguye. They had to be prepared. Bagomba kuba biteguye. The oil, we can signify it as the Holy Spirit. Aya mavuta twabonye hano ashobora gusobanura umwuka wera. And the lamp, I can easily put it as our bodies. You're the lamp.
noneho dushatse icyo twita amatara twavuga imibiri yacu ngurwo rumuri abo turibo uko tubaho twebwe ubwacu n'urumuri. The light is the Holy Spirit. Urwo rumuri right urumuturuka n'umwuka wera. And we continue to see in verse 8 and 12 wakomeza ku murongo wa 8 kuya ku murongo wa 12 that these virgins, the bridesmaids, they did not share their oil together. noneho hari ikindi gitangaje tubona muri iyi mirongo ngo aba bakobwa nta nubwo basangiraga amavuta yabo. This oil which was supposed to light the night, aya mavuta yaragenewe kumurika nijoro. everybody had to have their buri oil. wese yagomba kugira amavuta ye. Everybody has to have their own salvation. buri wese agomba kugira agakiza ke. You see the foolish virgins, the foolish bridesmaids trying to ask the wise ones to share their oil. ngira ngo mwabonye hariya bari abakobwa bapfu barimo kugerageza gusaba abakobwa abanyabwenge ngo basangire amavuta yabo. But the wise bridesmaids said, no, this is my oil so that I can see the bridegroom. ariko handi bakobwa barasubiza ngo oya aya ni amavuta yanjye kugira ngo nze kubasha kubona umugeni. So the foolish bridesmaids had to go back outside so that they can buy ku more buryo oil. bari abakobwa bapfu bagomba kubanza gusubira hanze kugira ngo bajye kugura andi mavuta yo kuza kumurikisha. And when they came back, noneho ngo bagarutse it was too late. bari bakerewe. The bridegroom could not recognize them. ntabwo umugeni yari akibemera ntabwo yari akibamera The nk'abazi. gate was already closed. urugi rwari rwarangize gukingwa. And when they knocked hard, noneho ngo bakomanze cyane. the bridegroom came and looked. bibiliya avuga ngo umugeni araza arareba. And they said, we are your people, we are your friends. ngo baravuga ngo turi ba bantu bawe ngo turi inshuti zawe. But because they were not having light, ariko kuko batari bafite urumuri the master, the bridegroom could not see them. ntabwo bagaragaraga. ntabwo umugeni yashoboraga The kubabona. bridegroom could not recognize ntabwo them. yashoboraga kubamenya. When it is too late, it is too late. inshuti yanjye iyo byarangije gukererwa biba bitakiri igihe biba byarangije gukererwa. And that is how the kingdom of God is going to be. ni nako ubwami bw'Imana bugiye kumera. We should be prepared. dukeneye kuba twiteguye. In this song that we've just sung, Give me oil in my lamp, muri iyi ndirimbo tumaze kuririmba none bivuga ngo mpa amavuta mu matabaza yanjye. it is something that we should reflect on a lot. nicyo ngicyo twakoraga twerekeza amaso yacu dutekerezaho cyane. When we have the oil, igihe dufite amavuta, when we have the Holy Spirit in igihe us, dufite umwuka wera mu bugingo bwacu, it helps us to keep burning in our Christian life. bidufasha guhora tugurumana mu buzima bwacu bwa It gikristo. helps us to keep loving in our Christian life. biradufasha kurushaho gukundana mu buzima bwacu bwa gikristo. It encourages us to keep serving. bitwongeramo imbaraga zo gukomeza gukorera Imana. The Holy Spirit continues to give us peace. imbaraga z'umwuka wera zikomeza kurushaho kuduha amahoro mu mitima yacu. And that is the work of the Holy Spirit in us. kandi uwo ni umurimo w'umwuka wera mu bugingo bwacu. How do we receive the Holy Spirit in our hearts? ni gute twakira umwuka wera mu mitima yacu? How can we shine the lamp? ni gute twacana amatabaza? Our bodies, imibiri our yacu, life, ubuzima bwacu, it has to have that oil that keeps burning and the ubuzima Holy bwacu, Spirit that keeps imibiri showing. yacu ikeneye kugira ngo tugire ayo mavuta mwuka wera akomeza gurumana, akomeza yerekana, akomeza agaragara mu buzima bwacu, And also to convict us to leave sin. kugira ngo ari nazo mbaraga zikomeza kutwemeza ibyo kuva mu byaha. In the book of Joshua, mu gitabo cya Yosuwa, it was our first reading, nicyo gice twasomye bwa mbere, we see Joshua assembling all tribes of Israel. turabonamo Yosuwa ngo ateranya amoko yose ya Isirayeli, The leaders, the judges, the most important people. abayobozi, abacamanza, ab'ingenzi bose bo mu bwoko bwa Isirayeli. He called them to remind them of their covenant relationship with God. Bibiliya twasomye tuvuga ngo abahamagarira kugira ngo yongere kubemeza iby'amasezerano bari bafitanye n'Uwiteka. And he tells them, this is what the Lord says. nuko aravuga ngo ibi nibyo umwami avuga. I would like to request Prosper to read for us again verse 2 and verse 3 of Reka- Joshua chapter 24. reka muri Yosuwa n'undi aho twasomye
mu gice cyawo cya 24 turasoma ku murongo wa 3 n'umurongo wa 4 gusa. Umurongo wa 2 no wa 3. Maze Yosuwa abwira abantu bose ati Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti kera abasokuruza babaga hakurya ya rwa ruzi ndetse Tera se we Abrahamu se wa Nahori bakoreraga izindi mana bukengera sokuruza wanyu Abrahamu mukura hakurya y'uruzi munyuza mu gihugu cyose cy'i Kanani ngwiza urubyaro rwe muha Isaka. So you see here Joshua reminding them about who God is. Ahanga Yosuwa ari kwibutsa uw'Imana ariyo. The covenant they've had with God. Yabibutsaga isezerano bafitanye n'Imana. When you go to verse 14, he tells them to fear the Lord and serve him wholeheartedly. Bibiliya irambwa ku murongo wa 14 ngo none aravuga ngo bubaho Imana bayitinye ngo bayikorere n'umutima wabo wose. He asks them to put away forever the idols. Bibiliya irambwa ngo arababwira ngo mushyire hanze mushugunye ibigirwamana byose. The idols of their ancestors. Ngo ibigirwamana by'abakurambere babo. Today, sometimes you've heard of people who still have idols in their lives. Uyu munsi hari mwagiye mwumva abantu benshi bagifite ibigirwamana mu buzima bwabo. Even in schools, I know most of you are students. Ndabizi benshi mwe muri abanyeshuri no mu mashuri murabibona. Some students go to school with some small gods and put them under their beds. Hari abanyeshuri bajyana bafite utuntu tw'utugirwamana tw'utuntu rubakira munsi y'uburiri bwabo. So that these idols can give them wisdom. Kugira ngo hari ibyo bintu bibwire ko byabafasha ngo bagire ubwenge. They think these idols can give them favor. Bibwire yuko byabaha gukundwa. They think these idols can give them success. Bibwira ko byabaha gutsinda. But these idols are not true. Ariko ndakubwira ngo ibyo bigirwamana ntago ari ukuri, ntago ari ibinyakuri. We have one true God. Dufite Imana imwe y'Imana nyakuri. And Joshua was telling these elders and leaders Yosuwa nibyo yabwiraga abari abakuru ababwira abakuru n'abayobozi bose that the gods of your ancestors are not true gods. Izo mana z'abakurambere zanyu, izo mana zose musenga ntago ari Imana nyakuri. Serve the only true God with all your heart. heart. Imana nyakuri, Imana y'ukuri. Says in verse 15 that if you refuse to serve the Lord, Bibiliya yageze ku murongo wa 15 ngo niba mutemera gukorera Uwiteka, choose whom you will serve. ngo nimuhitemo umukorera. But as for me and my family, ariko njyewe n'umuryango wanjye, we will serve the Lord, tuzakorera Uwiteka, not the gods of the ntabwo ancestors. tuzakorera izo mana z'abapagani. Because those gods of the ancestors have not brought any good. Izo mana z'abakurambere nta cyiza zatuzaniye. And then in verse 16 you see the people said, replying, we would never abandon the Lord and serve other gods. Noneho ku murongo wa 16 tubona abantu basubiza ngo ntabwo tuzareka Uwiteka ngo dukorere ibindi bigirwamana. And then they remember that in verse 17, for the Lord our God is the one who rescued us. Noneho ku murongo wa 17 ngo kubera ko iyo mana Uwiteka niyo yadukijije. He rescued us from slavery in Egypt. Ngo yadukuye mu bubata muri Egiputa. Our God has performed miracles. Imana yacu yakoze ibitangaza. He preserved them when they were going through the desert. Yabakije mu nzira zo mu butayu barindiramo. He drove out Amorites and other nations living in their land. Abamori n'abandi mwoko yose yari muri icyo gihugu bari bagiye berekezamo. Joshua wanted to remind them about who God was to them. Yosuwa ashaka kubibutsa icyo Imana ari cyo kuri bo. God has taken them from far. Imana yarabavanye kure. The people replied that they know this. They were saying that he has done it for us. Abantu barasubiza ngo ibyo turabizi yarabidukoreye. Even today as Christians, ndetse n'uyu munsi nk'abakristo, we know how God has taken us from far. Nshuti yanjye tuzaha Imana yadukoreye. What he has saved us from. Tuzi ibyo Imana yadukijije. How he has promoted us. Tuzi uburyo Imana yatuzamuye. In verse 19 we see Joshua saying, be careful, be warned. No, ku murongo wa 19 Yosuwa aravuga ngo mwitonde, mube maso. The Lord is
is holy and a jealous God. ngo ni imana ikiranuka ariko ni imana ifuha. If you turn against God, he will not forgive you. Numuhindukira mukava ku Uwiteka ntabwo izigera ibababarira. He will not forgive your rebellion and sins. Ntabwo izababarira kubivumbura kwanyu n'ibyaha byanyu. Even if he has been doing good to you, nubwo yabakoreye ibyiza nk'ibyo, a time will come. igihe kizaza. If you are not ready, niba mutiteguye, it will be too late. bizaba hatakiri igihe cyo kwisubiraho. Joshua wanted to tell them not to live a double life. Yose ashaka kubabwira ngo bareke kubaho ubuzima bw'imparakubiri. Even though you say that God has done so much to you, why do you still serve those gods of the ancestors? Nubwo Imana uvuga ngo Imana yakoreye ibintu runaka ariko ukaba ukishushanya ukorera n'ibindi bigirwamana bya mbere yaho. God has created us for his glory, Imana yaturemeye icyubahiro cyayo, to serve him alone, kugira ngo tuyikorere yonyine, not to share him with other gods, kugira ngo tuyerekane ahantu hose that he will be a priority in our lives. igomba kuba iya mbere mu buzima bwacu. And this is what Joshua was telling his people. Ibintu byose yabwira ku bwoko, Make God your reka priority Imana now. ihinduke umwihariko mu buzima bwanyu. In verse 23, he reminds them to destroy all their idols. Ku murongo wa 23 abibutsa gushwanyaguza, gukuraho ibigirwamana byose. And these idols, they may not just be statues. Ibyo bigirwamana cyo atari bya bindi by'ibishushanyo tubona gusa. There might be some idols in your phones, Bishobora kuba ari ibintu bigirwamana biri mu ngo zanyu, in your homes, in your phones, mu ngo zawe, muri izo telefone ufite. in your job. You trust your job more than God. Birashoboka ko waba wizera akazi kawe kurenza uko wizera Imana, ako kazi gahindutse ikigirwamana. You trust a friend more than God. Ushobora kuba hari inshuti yawe wizera kuruta uko wiringira Imana, iyo nshuti yawe ihindutse ikigirwamana. But the servant of God, Joshua, is telling us to cast away all those gods forever. Umukozi w'Imana Yosuwa aratubwira ngo ibyo bigirwamana byose tubivane mu buzima bwacu. And so Joshua agreed with the people to make a covenant with God. Nuko Yosuwa amagarira ubwoko bwose gukorana amasezerano n'Imana, To follow God and his laws. gukurikira Imana n'amategeko yayo. Today I just want us to continue to prepare ourselves. Inshuti yanjye, uyu munsi nifuza ngo dukomeze kwitegura. We might be busy in different ways. Dushobora kuba hari ibintu byinshi biturangaje. These days you ask people to come for a meeting or to come for fellowship and they will be busy. Uyu munsi turahamagara abantu kugira ngo baze mu nama runaka cyangwa se mu materaniro cyangwa se gusangira, ariko abantu ntabwo bafite umwanya. Do not be busy for your God. Inshuti yanjye, nyemerera ureke kubura umwanya, kubura Imana yawe umwanya. Some people say that God is not coming back. Rimwe abantu babona ntabwo Imana yenda kugaruka. But in this parable of the bridesmaids, even though they did not know the time when the bridegroom was going to come, ariko inshuti yanjye, nubwo abantu bagera bakumva n'Imana, nubwo abantu bakobwa batari bazi n'igihe umugeni ari buze, ntabyo bari bazi. it was for sure that the bridegroom was going to Ariko come. bari bazi badashidikanya yuko umugeni ari buze. Let us know that our Jesus for sure is going to come back. Reka mabwize ko natwe turabizi neza, ntabwo dushidikanya yuko Kristo wacu azagaruka. And when he comes back, will your lamp be empty? Ikibazo cyaba ngo ese nagaruka amatara yawe ntabwo azaba arimo ubusa. We have to invite the Holy Spirit into our lives. Dukeneye gutumira umwuka wera mu buzima bwacu. How do we receive the Holy Spirit in our Twakira lives? umwuka wera mu buzima bwacu. If you have not received God and received salvation, you do not have the Holy Spirit. Niba utarakira Imana mu bugingo bwawe, niba utarakira agakiza nshuti yanjye, ntabwo ufite umwuka wera mu bugingo bwawe. We receive salvation and we become born again by water and the Spirit of the Lord. Twakira agakiza tugakizwa mu kwizera no kubatizwa mu mazi. And God needs us to be ready for his coming. Nuko Imana ikeneye ko tuba tuyiteguye kugaruka kwayo. So as we get ready for the coming of our Lord Jesus Christ, Rero twitegura kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, let us put aside all our idols and worship God alone. inshuti yanjye, nyemera ibintu byose bibaye ibigirwamana mu buzima bwacu tubishyire ku ruhande. Let us receive God in our hearts. Reka twakire Imana mu buzima bwacu.
allow the Holy Spirit to work in you, reka tureke umwuka wera kwera mu buzima bwacu, to shine your way. reka murike inzira zawe. The Bible says in the book of Psalms Bibiliya irambwira mu gitabo cya Zaburi 119 ya 115 and verse 105. guhera ku murongo wa mbere kujya ku murongo wa 5. It says that your word is a lamp unto my feet. Bibiliya irambwira ngo ijambo ryawe ngo nitabaza ry'ibirenge byanjye. Let us continue to read the word of God to guide our feet. Reka twemerere dusome ijambo ry'Imana nshuti, reka twuryemerere abaryo riyobora inzira zacu. Let us repent of our sins and reconcile with our enemies and renew our relationship with Reka God. twihana ibyaha byacu, reka nyemerera twiyunge n'abadufitanye ibibazo n'abanzi bacu. Let us exercise our patience and not give up on waiting. Nshuti zanjye, reka nyemerera twige kwihangana, gutegereza twihanganye, ntiducike intege. Many people have said it has been a long time. Abantu benshi baba ngo bahashize igihe kibaye We are kirekire, tired of waiting. turananiwe gutegereza. I want to encourage you not to get tired of waiting. Ndagira mu nshuti yanjye ngukomeze ngo wicike intege, wirambirwa. Let us be ready for the coming of our Lord Jesus Tegure kuza Christ. ku mwami wacu Yesu Kristo. Even when there are challenges, do not give up. Ndabizi yuko hari igihe haba ari intambara n'ibibazo bitubuza, ariko wivamo, komera, shikama. Our Lord is coming back for us. Umwami wacu araza kutureba vuba. Are you ready for his coming? Ahubwo uriteguye. Let us pray together. Reka dusengane. Father Lord, we thank you for this time. Mwami Mana, turagushima kubw'uyu mwanya. We thank you for continuing to prepare us to have a feast with you. Mwami Mana, urakoze kuba ukomeza kudutegurira kujyana ibirori nawe. And we pray that our hearts shall be open to the Holy Spirit, Turasaba kugira ngo imitima yacu bifungukiye umwuka wera, to be humble, to be guided by your word, kugira ngo duce bugufi tuyoborwe n'ijambo ryawe, and to continue to love your ways kugira ngo dukomeze mu nzira zawe tuzikunze, until we meet you again. kugira ngo ikuzize igihe tuzahurira nawe nanone. In Jesus' name we Mu pray. izina rya Yesu twizeye. Amen. Amen. God bless you so much.